Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo. Igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni. Kwirukanwa kwa Musinga ntacyo byahungabanije ku baturage kuko umwami yari asimbuwe n'umwana we mu miryango ye ya hafi, kandi naho bamwe bahisemo kwicecekera abandi barishima kuko bari inshuti z'Ababiligi n'abihaye Imana kandi bitarashimishaga Musinga. Ushishoje usanga Musinga atarazize ko atarashoboye nk'uko Ababiligi babimushinjaga, ahubwo yaba yarazize imikoranire itari myiza n'abihaye Imana, kuko atishimiraga na gato kubona abana be bajya mu idini ya Gikristo kuko yabyitaga imiziro. Abanditsi benshi banemeza ko yaba ariyo mpamvu Kiliziya Gatolika kugeza aho Musinga agendeye itari yarigeze itera intambwe igaragara, nubwo bari baragerageje gukoresha amayeri yose kugira ngo bigarurire abo basanze ku butegetsi, kugira ngo n'abaturage basanzwe babonereho kuyoboka. Iyi foto iragaragaza umwami Musinga n'umuryango we, bigaragara ko bari mu bamuherekeje ubwo yacibwaga mu gihugu. Iyi foto yafotowe mbere y'1929, ikaba yaravuye mu gitabo cyateguwe n'inzu ndangamurage y'u Rwanda cyitwa Umurage Ndangamuco kuva kera kugeza magingo aya, urupapuro rwa 50. Amwe mu mazina y'abagore b'abana ba Musinga bamuherekeje amaze guciribwa ishyanga ni ayakurikira: Imbonerahamwe nomero 8. Musinga na bamwe mu bantu bo mu muryango we bajyanywe nawe aciriwe ishyanga. Abagore: uwa mbere ni Murebwayire, uwa kabiri Mukakarema, uwa gatatu Mukashema, uwa kane Nyiramanegurwa, uwa gatanu Mukande, uwa gatandatu Muja w'Ingoma, uwa karindwi Nyirabashanana, uwa munani Mukamugema, uwa cyenda Mukaruhinda, uwa cumi Gikwanzi. Abantu mu bana b'abahungu hari Bushayija w'imyaka 8, hari Nkuranga w'imyaka 15, hari Ruzindana w'imyaka 2, hari Subika w'imyaka 2 n'igice, hari Bagambake w'imyaka 9 n'Amasabo w'imyaka 8. Mu bakobwa hari Mukangira w'imyaka 18, akaba Nkerenke amezi 4, Nyirakanjarinjari nta myaka igaragara. Iyi mbonerahamwe yavuye mu kinyamakuru Dialogue Trimestriel numéro 188, 50e commémoration de la mort de Rudahigwa, Minispoc, Kigali, avril-juillet 2009, urupapuro rwa 192. Urukundo ruke rwa Musinga ku idini ya Gikristo rugaragarira muri iyi baruwa yandikiye umwana we w'umukobwa witwaga Musheshambugu, amaze kumenya ko atangiye kuba umwigishwa mu idini Gatolika. Akaba yarayanditse ku itariki ya 5 Mutarama 1930. Tuyisanga mu gitabo cya Dolakje, aho agira ati: wantumyeho umenyesha ko umugabo wawe ashaka kuba umukristu, kandi nawe ubishaka kubera ko nguri umugore we. Bari barabimbwiye ko Rwagatara akatwanga, nibyo ko karatwanga. Impamvu itumye mbikubwira nuko agiye kugukoresha umuziro ntashobora kugushyigikiramo. Navumye uwo ari we wese mu bana banjye uzahinduka umukirisitu,
ntihagire umwe muri bo uba we azapfa adatunze kandi azaba ikiremba, naba ari umukobwa Imana izamfasha azapfe atabyaye, ntazanywa amata ku muhutu no ku mututsi, kandi azavumwe n'umuntu uwo ari we wese uzi kuvuma. Ntugire ngo ndagukinisha nk'umugabo wawe, niba ushaka kuba umukristo kugira ngo ushimishe umugabo wawe, sinzongera kugukunda na rimwe, ndakurahiye. Mbe nica data Rwabugiri niba ari byo nkubwiye atari byo, niba ibyo nkubwiye atari byo, mbe nica data Rwabugiri niba ibyo nkubwiye atari byo, nzakwifuriza ikibi cyose kikubaho kubera kukwanga, nzakwanga nk'uburozi bwishe umuvandimwe wanjye Munana, nkwange nka Mugiga yisha abana banjye Munonozi na Rudacyahwa. Tega amatwi wumve neza, hitamo kunkunda, gukunda ubuzima bwawe cyangwa gukunda Rwagataraka. Nkurahiye nkomeje ko nuramuka ubaye umukirisitu ntazongera kukurebana nawe mu maso. Bwira neza icyo utekereza mu mutima wawe, musheshamugu. Bwiza ukuri kuko uyu ari wo munsi wo kunyereka kuri umwana wanjye cyangwa utari we. Wibuke ko nuramuka ubaye umukristu bizanteranya n'abapadiri, ariko ibyo ntacyo bintwaye. Ndasoje. Yari so umwami w'u Rwanda Yuhi Musinga. Nk'uko bigaragara Musinga ntiyigeze akunda na gato idini yari izanywe n'abanyaburayi, kandi abihaye Imana bari bafite ijambo rikomeye mu gihugu kumurusha n'ubwo yari umwami. Bityo rero kugira ngo imigambi yabo irusheho kugenda neza, bagombaga kumwikiza bagashyiraho uwo bumva kandi babona ubereye gahunda zabo nk'uko twabibonye. Ukwirukanwa kwa Musinga mu gihugu bene kariya kageni rero biragaragaza neza ko ubutegetsi bitirira abatutsi mu gihe cy'ubukoroni ntabwo bari bafite mu by'ukuri. Ibi ndetse binemezwa n'umusirikare wo mu Bubiligi witwa Guy Rogier, aho yemeza neza ko mu gihe cy'ubutegetsi bw'Ababiligi mu Rwanda aribo bari bafite ubutegetsi bwose bw'igihugu, aho abyivugira muri aya magambo: nyuma y'imyaka myinshi y'ubutegetsi bwacu mu Rwanda, aho ubutegetsi hafi ya bwose autorité réelle bwari bufitwe n'abakoloni tutelle, hari hagiye kugaragara noneho ubutegetsi abenegihugu bafitemo ijambo, administration indirecte, bagashyikirizwa abo baturage bitoreye. Uyu mugabo turaza gusobanura neza uwo ari we. Aremeza ko ubutegetsi bw'u Rwanda mu gihe bari bakolonije u Rwanda aribo bari bafite ubutegetsi nyabwo bw'igihugu. Ibi yabivuze igihe yari mu rugendo rwo gusubiza igihugu cyacu ubwigenge. Ikindi kigaragaza ko koko mu gihe cy'ubutegetsi bw'abakoloni b'Ababiligi mu Rwanda, abanyarwanda bose bari abakozi b'abakoloni, ndetse no kugera ku mwami mu gihugu cye nuko Mutara wa gatatu Rudahigwa yimitswe na visi guverineri w'u Rwanda n'u Burundi, ari we Charles Voisin, ari nawe yakomoyeho izina rya Karoli. Charles, nk'uko twabibonye, abiru bameze nk'indorerezi kandi aribo bagombaga kumwimika. Rudahigwa amaze kwimikwa na Voisin rero, kugira ngo atazagongana n'abakoloni nk'umwami mu gihugu cye, yamusabye ko yamuha umurongo ngenderwaho mu kazi kamurindiriye. Izo nshingano zamugezeho vice guverineri azinyujije mu ibaruwa nomero 20/2 secretariat yo kuwa 4 Mutarama 1932, akaba yarayandikiye rezida w'u Rwanda witwaga Kubo. Biratangaje, Rudahigwa wari ugenewe aya mabwiriza siwe wandikiwe uru rwandiko, ahubwo visi guverineri yandikiye rezida ibyo agomba kubwira Rudahigwa. Ubanza hari yarumvaga ko batari ku rwego rumwe ku buryo yamwandikira. Muri iyo baruwa visi guverineri yagiraga ati: ntiyibagirwe icyambere, ntiyibagirwe ko niba guverinoma y'Ububiligi yarirukanye se, byari ukubera ubunebwe bwe utagira icyo yitaho no kuyobora igihugu uko ashatse. Icya kabiri, guverinoma ikeneye imikoranire isesuye n'umwami mushya mu rwego rwo guteza imbere imyumvire n'iterambere ry'abaturage. Bityo rero amabwiriza guverinoma imuhaye azajya amugeraho anyuze kuri rezida, nawe yageze ku bashefu b'intara mu buryo bw'amatangazo circulaire. Ibyo abo bashefu bifuza ko byakongerwaho cyangwa ibyifuzo byabo umwami azajya bigeza kuri rezida mu buryo bw'ibyifuzo.
kugira ngo amenye ibyifuzo by'abaturage n'uburyo babayeho. Umwami azajya atembera mu gihugu hose kandi mu buryo buhoraho, yandika ibyo yabonye abigaragariza Rezida, anamugaragariza ingamba zishobora gufatwa mu rwego rwo gukemura ibibazo byagaragaye. Umwami agomba kwibanda cyane cyane ku bibazo bikurikira: